tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Ubushize twaganire kuri Zaburi ya 25 n'iya 26. Mu kanya tugiye kuganira kuri Zaburi ya 27 n'iya 28. Nyemera mbanze mire ku mazi gato ubundi ngaruke twiganirire. Imana iguha umugisha kugera aho utangara. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imani hafi cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Zaburi ya 27 ni zaburi yimbitse cyane mu buryo bw'umwuka kandi izwi n'abantu b'Imana benshi cyane. Ukimara gusoma umurongo wa mbere w'izaburi ya 27 uhita wumva mu maso hawe haviriwe n'umucyo. Iyi zaburi ya 27 y'ubwayo yigabanyijemo ibice bibiri. Imirongo 6 ya mbere ivuga urya Imana itera intege kandi igakomeza abantu bayo. Hanyuma imirongo isigaye y'iyi zaburi ya 27 ikavuga ku isengesho. Zaburi ya 27 ntabwo ari zaburi y'abera badasanzwe, ahubwo ifite ubutumwa ku mitima n'ubuzima bw'abayisoma bose. Zaburi ya 27 ni isengesho rya Dawidi. Ngaho ufata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Zaburi ya 27 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye. Nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye. Ninde uzampinza umushyitsi? Iyi zaburi ya 27 nayo ni zaburi yanjye nawe. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye. Niwe mucyo wanjye. Uwiteka ni Imana yera. Niwe unyobora mu mucyo w'ijambo rye. Nyuma tuzabona ko umwanditsi wa zaburi harahavuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Aya magambo yanditse muri Zaburi 119 ku murongo w'105 ngo niwe gakiza kanjye. Bisobanura urukundo rw'Imana, kuko urukundo rwayo nirwo rwatumye Imana iduha agakiza. Birumvikana ko urwo rukundo rw'Imana rwerekaniwe muri Yesu Kristo. Muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo Imana yakunze isi ngo hanyuma ihite iyikiza, ahubwo Imana yakunze isi maze itanga agakiza ku banyabyaha. Uko niko tugomba no kuza ku Mana, kuko hari icyo dusabwa kugira ngo duhabwe ako gakiza. Simoni Petero yabivuze muri ubu buryo ngo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Aya magambo yanditse mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4 ku murongo wa 12. Ako rero ni nako gakiza Dawidi yari havuga agira ati Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye. Umucyo wanjye, agakiza kanjye. Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye. Imana ntabwo itanga ubugingo gusa, ahubwo ikomeza n'ubwo bugingo muri iyi si. Shuti yanjye, mbese Uwiteka ni umucyo wawe w'ubugingo bwawe. Umenye ko ari wagukunze kandi uguha imbaraga muri ubwo buzima ubayeho. Ngo ninde uzampinza umushyitsi? Uwitwa Martin Luther niwe wavuze ngo umwe uri kumwe n'Imana angana n'abantu benshi. Igihe uwitwa Cromwell bamubazaga impamvu atagira uwatinya, yaravuze ngo nize ko iyo uri kumwe n'Imana nta muntu n'umwe watinya. Muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 2 aravuga ngo ubwo abanyabyaha banereraga kumaraho, aribo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Dawidi yariho yitegereza mu bihe bye byashize ubwo yari hanyura mu bibazo bikomeye. Yatangiye ari umuhungu muto w'umushumba kandi ubuzima bwe bwari mu kaga igihe intare n'idubu byazaga kurya intama ze. Ibi ni ibintu umuntu adakora buri gihe. Ntabwo nkuzi, ariko ndashaka kukubwira ko jewe ntajya mpura n'intare cyangwa idubu buri gihe. Kandi gake gashoboka
nibwo nshobora kubona izi nyamaswa, nabwo nkazibona zikingiraniwe ahantu muri parike. Ariko ndagira ngo nkubwire ko hari abantu bameze nk'intare cyangwa amadubu bahora bagendagenda buri gihe mu mihanda yo muri iyi si. Benshi muri aba baba bashaka kutwigabiza. Hariho kandi n'indi ntare ishaje ivugwa muri Petero wa mbere igice cya 5 ku murongo wa 8 ahagira hati, mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 3 haravuga ngo, naho ingabo zabambira amahema kuntera, mutima wanjye ntuzatinya, nawe intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Haleluya. Dawidi yashyize ukwizera kwe mu Mana, kandi uku kwizera ni nako Imana yahaye ubwoko bwayo uyu munsi. Nshuti yanjye, mbese waba warabonye ko nyuma yo kuzuka, igihe cyose umwami Yesu yashakaga kubwira intumwa ze, yabanzaga kubabwira ngo ntimutinye, jye nawe dufite umukiza wazutse, nta mpamvu n'imwe yo gutinya. Gusa inshuro nyinshi uzasanga tugira ubwoba. Ku giti cyanjye ngira ubwoba, ariko iyo nzamutse muri icyo kirere cy'ubwoba, mbwira Uwiteka nti uri kumwe nanjye, kandi kwizera kwanjye kuri muri wowe. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 4 aravuga ngo, icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Uyu ni umurongo uri mu butunzi bwinshi cyane. Dawidi yari yarerekeje ubuzima bwe ahantu hamwe rukumbi. Aravuga ngo, icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka. Nanone Pawulo nawe yakoze ibisa n'ibi mu buzima bwe, kuko yavuze ngo, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingorano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Aya magambo Pawulo yavuze tuyasoma mu Bafilipi igice cya 3 guhera ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14. Muri iki gihe usanga abantu berekeza hasi ubuzima bwabo, nk'uko umuntu yakwerekeza hasi ikaramu kugira ngo yandike. Ubuzima bwacu buragoye cyane, niyo mpamvu tugomba kubwerekeza ku Mana. Dr. Vernon McGee avuga ko inshuro nyinshi mu buzima bwe ngo yumvaga abayeho nka Marita igihe yari ahuze cyane ari mu gikoni. Icyo gihe Marita yari afite akazi kenshi cyane. Iyo nkuru wayisoma muri Luka igice cya 10 ku murongo wa 40. Marita yari ashaka inkono ngo agire icyo ateka, ashaka n'ipanu ngo agire icyo akaranga. Nanone kandi Marita yari ashaka indi safuriya ngo ahatiremo ibirayi. Nuko muri ako kanya ikintu kimwe kirahubuka kiva mu kabati cyitura hasi. Marita ararakara cyane kuko yashakaga gukora ibintu byose icyarimwe. Mbega ukuntu n'uyu munsi ubuzima bw'abantu benshi bukomeje kudukomerera. Usanga tugira uburakari, tugahora buri gihe turakaye ibirenze urugero. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kwerekeza ubuzima bwacu ahantu hazima kandi heza. Birakwiye koroshya ubuzima bwawe, ukarekeraho kugira ibintu intambara kandi nyamara utabishoboye. Ntekereza ko utari bwakire nabi imvugo nkoresheje. Dr. Vernon McGee avuga ko ibihe bishimishije yahuye nabyo mu buzima bwe ngo ni igihe yajyaga mu zabukuru akarekeraho gukora umurimo w'ubupasitori. Ngo icyo gihe nicyo yakunze cyane birushijeho mu buryo bw'umwuka. Vernon McGee avuga ko igihe yafataga izabukuru ngo nibwo yabonye abantu benshi bakizwa bagahindukirira Kristo. Ngo ibyo bihe byaramushimishije cyane. Mbese waba uzi impamvu byamushimishije? Ngo nuko yari yerekeje ubuzima bwe ku cyo yashakaga gukora, kandi icyo yashakaga gukora nta kindi ni ukwigisha Bibiliya. Ibyo ni nabyo nanjye ndi gukora uyu munsi, kandi nanjye ubuzima bwanjye naho nabwerekeje,
ndetse nishimiye uyu murimo cyane. Nizera ntashidikanya ko Imana ishaka ko nigisha abantu Bibiliya. Noneho ndagira ngo wumve cya kintu kimwe Dawidi yashakaga. Ni iki ngo? Ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Ntabwo ntekereza ko Dawidi yashakaga gufata uburiri bwe ngo abushyire mu ihema ry'Imana ngo abe ariho yibera, ariko yashakaga isanduku y'Uwiteka, kuko iyo sanduku yasobanuraga guhura kw'Imana n'abantu. Dawidi yagiye ahantu harehare muri Yerusalemu kugira ngo ahazane ihema ry'Imana abe ariho arishinga, ndetse yari hanategura kuhubaka urusengero rw'Imana. Kubera iki? Kuko mu ihema ry'Imana niho babonaniraga n'Imana. Icyo nicyo kintu kimwe rukumbi Dawidi yifuzaga mu buzima bwe. Nshuti yanjye, uyu munsi tuvugana n'Imana tunyuze muri Kristo, kandi icyo nicyo tugomba kwishimira. Kristo niwe ugomba kuba icyerekezo cy'ubuzima bwacu. Pawulo yatweretse inyungu zigera ku 8 abizera babona babitewe no gutsindishirizwa kubwo kwizera. Ibyo tubisanga mu Baroma igice cya 5 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 5. Gushyikirana n'Imana nicyo kintu cya kabiri cyiza Pawulo yavuze muri za nyungu 8 ziboneka mu gutsindishirizwa kubwo kwizera. Ibyanditswe biravuga ngo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Mbega ukuntu ari byiza gushyikirana n'Imana! Icyo nicyo Dawidi yifuzaga mu buzima bwe, bituma avuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Mu nzu y'Imana harimo intebe y'imbabazi, kandi Dawidi yari akeneye imbabazi. Nanjye nuko nkeneye imbabazi, ndetse nzi yuko nawe ukeneye imbabazi nshuti yanjye. Mu nzu y'Imana harimo igicaniro cyavugaga umusaraba wa Kristo. Iki gicaniro rero cyatumye Dawidi ashyikirana cyangwa se asabana n'Imana. Nshuti yanjye, uyu munsi wowe nanjye dushobora kwegera Imana binyuze muri Kristo Yesu. Uyu munsi twegera Imana binyuze kuri iyo mpano idasanzwe ya Kristo twahawe. Haleluya! Mbega ukuntu ari byiza gushyikirana n'Imana! Nta gushidikanya kwiza buriya 27 igihesha umugisha ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo noneho urebe ibivugwa mu murongo ukurikiyeho. Turasoma muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 5. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha, azanshyira hejuru ampagarike ku gitare. Niyo habaga ubwihisho bwo mu nzu y'Imana, ubwihisho bwabaga hera cyane, kandi nta wundi muntu wahinjiraga usibye umutambyi mukuru gusa. Mbese uzi ibintu byabaga mu bwihisho bwo mu nzu y'Imana? Hariho isanduku y'Uwiteka, ikaba ari isanduku iyagijwe muri zahabu, kandi hejuru y'iyo sanduku hariho igishushanyo cy'intebe y'imbabazi yahishuraga amaraso ya Kristo yagombaga kumeneka ngo akize abanyabyaha. Uko niko bimeze no muri iki gihe cyacu, kuko Umwami Yesu yamennye amaraso ye, kandi hariho intebe y'imbabazi dushobora guhungiraho. Aho ni naho Kristo aduhisha. Mbega ahantu hari uburinzi bukomeye cyane. Nyemerera twongere dufate akaruhuko, ubundi ngaruke dukomeze twiganirire byinshi bikubiye muri Zaburi ya 27. Imana ikomeze ikugirire neza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Imana
urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Ongera ufate Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 6. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, n'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose, ntambira ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Iyo tubonye iyi shusho itangaje tukamenya icyo Kristo yadukoreye, twumva twuzuye indirimbo mu mitima yacu. Ibi rero ni nabyo byatumye Dawidi yongera gusenga mu mirongo ikurikiraho. Turasoma muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 7 haravuga ngo, Uwiteka umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Ngira ngo urabona ko mu bwihisho ariho hari imbabazi, kandi Imana yaduteguriye ubwo bwihisho aho dushobora kwakira imbabazi zayo. Haleluya. Muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 8 haravuga ngo, umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti, nimushake mu maso hanjye, nuko Uwiteka mu maso hawe ndahashaka. Igihe Imana yavugaga ngo nimushake mu maso hanjye, Dawidi yaravuze ngo, namaze kukwitaba. Umutima wanjye urakubwira ngo, mu maso hawe ndahashaka. Nshuti yanjye, Imana iragushaka. Mbese ushobora kuyisubiza? Biragoranye cyane kubana n'umuntu utakwereka urukundo. Ubukwe ntabwo ari ukugabana imirimo ngo umugabo ashake rasiyo umugore ateke. Ubukwe n'ubusabane ushingiye ku rukundo. Iyo bitari ibyo, ubwo ntibuba ari ubukwe namba. Uko rero ni nako ubusabane bwacu n'Imana bugomba kumera. Umutima wa Dawidi washubije Imana igihe Imana yavugaga ngo, ndagukunda. Dawidi nawe yaravuze ngo, nanjye ndagukunda. Igihe Imana yavugaga ngo, ndifuza kugirana nawe ubusabane, Dawidi nawe yaravuze ngo, ndifuza kugirana nawe ubusabane. Uko niko natwe imitima yacu igomba gusabana n'Imana. Muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 9 haravuga ngo, ntumishe mu maso hawe, ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya. Ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye, ntunjugunye, ntundeke. Igihe Dawidi yacumuraga, yasanze bimubereye nk'aho Imana yamuhishe mu maso he, kuko yatakaje ubusabane n'Imana, abura ibyishimo. Ariko arasenga ngo, unsubizemo ibyishimo byanjye n'agakiza kanjye. Umurongo ukurikiyeho abantu bakunze kumva nabi. Reka twumve kuvuga. Turasoma muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 10. Haravuga ngo, ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Uyu murongo abantu bagiye bawumva nabi ukutari, kandi bitera impaka muri benshi. Delitzsch yavuze ko uyu murongo ushobora kuba waravuzwe n'undi muntu. Impamvu Delitzsch yavuze gutya nuko nta hantu muri Bibiliya batubwira ko Dawidi yaba yaratereranywe n'ababyeyi be, haba nyina cyangwa se. Ariko sintekereza ko ibyo ari byo Dawidi yari havuga muri uyu murongo tumaze gusoma. Mu bisanzwe uyu murongo ni interuro ndende, ushobora gusobanurwa ngo, ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azanzamura. Birashoboka ko so na nyoko batakureka, ariko kandi birashoboka ko bakureka. Nyamara nibakureka, Uwiteka azakuzamura. Umuntu umwe yaravuze ngo, data na mama nibandeka, umusore umwe w'umuskuti azanzamura. Ndi guterwa ubwoba n'ababyeyi bari kureka abana babo bakarerwa n'imiryango itandukanye. Nubwo waba usengera mu itorero rishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ugomba kumenya ko abana bawe ari abawe nyine. Ni wowe ugomba kubigisha inzira ibageza ku Mana. Ntabwo izo ari inshingano z'umwarimu wa Sunday School cyangwa umuvugabutumwa. Wowe ubwawe nk'umubyeyi ni wowe ugomba kurera abana bawe ukabatoza inzira nziza ya Kristo. Muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 11 haravuga ngo, Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe, unyobore inzira y'igihamo kubw'abanyubikira. Dawidi yaravuze ngo, ndifuza ubuhamya bwiza imbere y'abanzi banjye, kuko nzi yuko bazankemanga. Ndifuza ko Uwiteka wandinda ukamfasha kugera ku byo nkora. Muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 12 haravuga ngo, ntuma bantera kunkora uko bashaka, kuko abagabo b'indarikwa bampagurukiye n'abavuga iby'urugomo. Vernon McGee avuga ko yakuriye mu itorero ryaje guhinduka iry'abaribero batemera byose muri Bibiliya. Avuga kandi ko yanabaye umuvugabutumwa w'itorero ryigeze kuba abaribero. Gusa ngo buri gihe yahuraga asenga agira ati, ntiwemere ko ngwa hasi mu mwanya utari wo, kuko wanyicaje ku ntebe y'imbabazi ukangira umwe mu bashumba b'iri torero. McGee avuga ko yabaye pastori kuva mu mwaka w'1930 kugeza mu mwaka w'1970. Uwo muri iyo myaka 40 yose Imana ntiyigeze yemera ko McGee agwa hasi mu mwanya utari wo.
uyu munsi ndasabira abashumba b'amatorero ngo ntibagwe hasi mu mwanya utari wo. Ndabasabira kuba maso no gusenga nka Dawidi, bavuga ngo ntuma bantera kunkora uko bashaka, kuko abagabo b'inda ariko bampagurukiye n'abavuga iby'urugomo. Ntekereza ko Imana izasubiza uku gusenga kwabo. Muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 13 baravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. No muri iki gihe ushobora kubona kugira neza kw'Imana. Mbega ukuntu Imana yacu ari nziza cyane. Muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 14 aravuga ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Uyu munsi hari ibibazo byinshi byugarije abizera benshi bamaze kugira ibikomere ku mitima yabo. None se ni gute bashobora gukira? Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Nitubigenza gutya Uwiteka azadukomereza imitima. Niwe mu specialiste wa mbere wabasha kuvura imitima yacu. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Twinjiye muri Zaburi ya 28. Zaburi ya 28 ni ntoya ariko ni nziza, ikayibonekamo gutaka k'umwana w'umuntu. Hano Dawidi yari mu bibazo bimukomereye. Nanone kandi iyi Zaburi ya 28 ivuga kuri ba Bisirayeli bazasigara mu gihe cy'umubabaro ugiye kuzaza. Iyi Zaburi ya 28 ivuga isengesho rya Dawidi yari hasaba Imana kumuhanira abanzi be, ariko agahimbaza Imana kuko yari yiringiye gucungurwa kwayo kwari kugiye kuza. Turasoma muri Zaburi ya 28 ku murongo waho wa mbere haravuga ngo Uwiteka ndagutakira, gitare cyanjye ntiwica amatwi, kuko wanyihorera nahinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Isirayeli yari izi neza ibijyanye n'igitare. Iki gitare Isirayeli yaracyanze, kandi na Mose tubona abyitotombera. Nk'uko tubisoma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 32 ku murongo wa 15 haravuga ngo maze Isirayeli areka Imana yamuremye, asuzugura igitare cy'agakiza ke. Igitare ni ikintu umuntu yakwishingikirizaho. Ku gitare hariho urufatiro rukomeye cyane. Uwizera wo muri iki gihe kandi azi iby'iki gitare. Intumwa Pawulo yaranditse ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Aya magambo yanditse mu Bakorino ba mbere igice cya 3 ku murongo wa 11. Muri Zaburi ya 28 ku murongo wa 2 aravuga ngo ryariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye uko ngutakiye, uko manitse amaboko nyerekeje aheraho urusengero rwawe. Aheraho urusengero ni ya ntebe y'imbabazi yari mu nzu y'Imana. Intebe y'imbabazi Kristo yatanze niyo jye nawe tugomba kwicaraho uyu munsi. Muri Zaburi ya 28 ku murongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka ahimbazwe kuko yumvise ijwi ryo kwinginga kwanjye. Imana yumva kandi igasubiza amasengesho yacu. Nicyo cyatumye Dawidi avuga aya magambo akurikira ngo Uwiteka niwe imbaraga zanjye, ni ingabo inkingira, umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane,
kandi nzamushimisha indirimbo yanjye. Uwiteka ni imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome uwo yasize ahungiramo agakira. Kiza ubwoko bwawe, uha umwandu wawe umugisha, kandi ubaragiye ujye ubaramira iteka ryose. Aya magambo dusomye yanditse muri Zaburi ya 28 guhera ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 9. Nshuti yanjye, Imana irakomeye, ishobora byose. Imana ni ingabo idukingira, n'imbaraga zacu kandi n'uburinzi bwacu. Ushobora kuvuga ngo, none se n'imbaraga zanjye ni undinda? Yego rwose niko bimeze niba ubyizera. Niba wizera Imana izagufasha, izumva gusenga kwawe kandi izagusubiza. Mbese iyo Imana isubije amasengesho yacu bigenda gute? Ibyanditswe biravuga ngo, nzamushimisha indirimbo yanjye. Nshuti yanjye, ntitukibagirwe gushima Imana no kuyihimbaza mu gihe cyose isubije amasengesho yacu. Imana ni igihome uwo yasize ahungiramo agakira. Uwo yasize ni Mesiya, ari nawe Kristo, uboneka muri Zaburi nyinshi nk'umucunguzi wa Isirayeli ugomba kuza. Dawidi yashoje iyi Zaburi ya 28 atanga icyifuzo agira ati, kiza ubwoko bwawe. Ubundi busobanuro bw'uyu murongo bushobora kuba ubungubu buvuga ngo, ragira ubwoko bwawe. Uwasizwe niwe mwungeri w'ubwoko bw'Imana, uzaburamira iteka ryose. Ibi binyibukije amagambo Yesaya yanditse agira ati, izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza, kandi izonsa izazigenza neza. Aya magambo yanditse muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 11. Ndiyo nsoza, reka mvuge gato ku ncamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Nakubwiye ko Imana ari umwuka, kandi ko tudashobora kuyirebesha amaso yacu. Nta nubwo dushobora kuganira n'aya maso ku yandi mu gihe tucyambaye uyu mubiri. Nicyo gituma dukwiriye kugira umwanya udasanzwe wo kuganira n'umuremyi wacu binyuze mu isengesho, kandi tukizera neza yuko iyo tuyisabye itwumva. Reka noneho tuyisabe muri iri sengesho. Reka dusenge. Mana, kuva uyu munsi utwigishe gusenga nk'uko wabyigishije za ntumwa zawe. Hariho byinshi bihugije abantu ku buryo batakigira akanya ko gusenga, ariko ndagusaba ngo wongere kutwinjiza muri bya bihe by'isengesho twahoze mu kera. Ubidukumbuze kandi ubidukundishe, kuko mu isengesho ariho tuvana imbaraga. Ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Nshuti, wakoze gukurikirana ikiganiro Tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka ubutaha nzakuganiriza kuri Zaburi ya 29 n'iya 30. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.